Mbere y'uko abakoloni baza mu Rwanda, igihugu cy'u Rwanda cyari kiyobowe n'abami ndetse n'abatwari. Abaturage b'u Rwanda bari batunzwe n'ubuhinzi ndetse batunzwe n'ubworozi. Ariko abakoloni bakimara kugera mu Rwanda, ibintu byarahundutse. Ubukoloni mu gihugu cy'u Rwanda bwatangiye mu gikengerero cya 19, aho Abanyaburayi ububasha bwabo bwari buyoboye ibihugu byinshi byo muri Afurika. U Rwanda rwabaye igihugu cya mbere cyakoronijwe n'Abadage hagati mu mwaka w'1997 ndetse n'1916. Ariko Ababiligi bwaje kuyobora mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se gukoroniza mu gihugu cy'u Rwanda hagati mu mwaka w'1916 ndetse n'1962. Muri iki gihe cy'ubukoloni bikaba byarahinduye ubutegetsi bw'u Rwanda, politiki y'u Rwanda, imibanire y'abaturage ndetse n'imiterere y'ubukungu bw'igihugu cy'u Rwanda. Aha bikaba byaratumye igihugu cy'u Rwanda gitangira gukoresha uburyo bugezweho mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bwa politike ndetse no mu buryo bw'imibanire y'abaturage. Iyi ni Feeling TV, isoko ubumenyi, aho dusobanura twifashishije amateka. Niba ari ubwa mbere kuri kiganiro kuri Feeling TV, turagusaba ko wakanda subscribe kugira tuze kubana muri iki kiganiro ndetse n'ibiganiro tubagezeho kuri Feeling TV bijyanye n'amateka. Hagati mu mwaka w'1897 n'1916, igihugu cy'Ubudage cyashizeho amategeko yo gukoroniza igihugu cy'u Rwanda, aho bayoboraga bakoresheje icyo twakwita indirect rule cyangwa se gutegeka bifashishije abatwari ndetse n'abategetsi bo mu gihugu bakoronijemo. Abadage bifashishaga umwami, bakamwifashisha nk'umutegetsi, agakomeza akayobora ariko agakura mu nyungu z'Abadage. Ubu buryo bukaba bwarakomeje kumenyerwa nk'izina rya indirect rule. Ibi ngibi bikaba byaratumaga Abadage bakomeza kuyobora gukoroniza igihugu cy'u Rwanda, ariko batagaragara cyane, ahubwo abami ndetse n'abatware akaba aribo bagaragara mu baturage. Ubuyobozi bw'Abadage cyangwa se ubukoloni bw'Abadage bwari bushingiye cyane ku batware, aho babakoreshaga bakusanya imisoro bayivana mu baturage boroye ndetse n'abatunzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba byaratumye bwa mbere mu gihugu cy'u Rwanda hatangira kuza uburyo bushya bwo gusoresha cyangwa se bwo gutanga imisoro. Ahangaha abantu babaga batunze inka bafite n'ubutaka bwinshi, bagatanga mu byo batunze ndetse n'ibyo boroye. Ibi ngibi bakabihereza abatware bari bategekaga mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bikaba byarabaga nta Mudage uhari cyangwa se umukoloni uhari, byakorwaga n'abatware mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi mu gihe cya kera mu gihugu cy'u Rwanda habaga hari abantu benshi boroye bafite inka nyinshi, ndetse bigatuma babasoresha Abadage kugira ngo bateze imbere ubukungu bwabo. Muri iki gihe iyobokamana ryatangijwe n'Abadage mu gihugu cy'u Rwanda, haje Abadage b'abamisiyoneri batangiza Kiliziya Gatolika, haje abapadiri benshi b'abazungu. Ibi ngibi byatangiye batangira kwigisha mu mashuri ndetse no mu nsengero muri za Kiliziya. Hashize igihe Abadage bayoboye igihugu cy'u Rwanda bagikoroneje, baje kugira intambara hagati y'Ababiligi. Ababiligi bahise bafata igihugu cy'u Rwanda. Iyi ntambara tukaba tuzayigaruka mu kiganiro gikurikira. Abadage bamaze gutsindwa, hayoboye Ababiligi nabo bakoroniza igihugu cy'u Rwanda. Ababiligi bakaba bari bakoroneje mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Zaire, ikaba ari Kongo y'ubu ngubu cyangwa se Democratic Republic of Congo uyu munsi. Muri iki gihe mu ntambara y'isi ya mbere bamaze gutsinda Abadage, bahise batangira gukoroniza igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kiba kigiye mu maboko y'Ababiligi. Ababiligi nabo baragikoroniza. Ababiligi nabo bakoreshaga uburyo bwa indirect rule kurusha ariko Abadage uburyo babukoreshaga, kuko Ababiligi bo babukoresheje mu buryo burenze cyane burusha ubw'Abadage. Ababiligi bifashishije umwami, abatware ndetse n'abantu bose bari bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda, babifashisha mu buryo bwo gukoroniza igihugu cy'u Rwanda, babifashishije ariko bo batagizemo uruhare rukomeye cyane cyangwa se kugaragara mu baturage. Ababiligi b'abakoloni batangiye kuzana amacakubiri cyangwa se ivanguramoko hagati mu Banyarwanda. Batangira kubabwira ibi, kuvuga ko ubwoko bumwe buri hejuru ubundi bukaba hasi. Ababiligi batangiye kuvuga ko ubwoko bw'Abatutsi buri hejuru naho ubwoko bw'Abahutu bukaba hasi. Ibi ngibi byari bitangiye kuzana ivanguramoko mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Banyarwanda bari babayeho babanye neza, nta moko, nta vanguramoko bagirana. Iki gihe Ababiligi bari batangiye kubisobanura, batangiye kubizana
mu gihugu cy'u Rwanda. Kiliziya Gatolika, idini rya Kiliziya Gatolika naryo ryari ritangiye kuba ikimenya bose mu gihugu cy'u Rwanda, batangiye kugira uruhare mu kwigisha ndetse no gusobanura Bibiliya no gutangira kwandika mu gihugu cy'u Rwanda. Abaturage batangiye kuba abahanga. Amashuri yatangiye kujya agabamo abanyeshuri ibice. Icyo gihe bagatangira kugaragaza ko hari abantu bamwe bagomba kwiga abandi ntibige, bagendeye ku moko. Ibikorwa by'abamisiyoneri b'Ababiligi byakomeje kugaragaza guhindura umuco w'Abanyarwanda ndetse n'iyobokamana. Uburyo Abanyarwanda basengaga byari bitangiye guhinduka, bikozwe n'Ababiligi b'abamisiyoneri b'abapadiri. Ababiligi batangiye kuzana uburyo bwo mu gihugu cy'u Rwanda, uburyo bwo guhinga ibihingwa ngandurabukungu cyangwa se bizana amafaranga gusa, bitaribwa mu buryo bw'ako kanya. Ababiligi batangiye gutangira guhinga icyayi ndetse n'ikawa mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byari bitangiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda, byari inyungu y'Abadage, byari inyungu y'Ababiligi kugira ngo babone amafaranga. Ariko abaturage mu gihugu cy'u Rwanda batangira kujya babura ibyo kurya, ahubwo bakajya bihingira ikawa ndetse n'icyayi bijyanwa hanze bigatunganywa mu nganda. Ibi ngibi ubu buryo bwo guhinga cyangwa se ubu buryo bwo guhingamo mu gihugu cy'u Rwanda byari bitangiye, wari umushinga w'Ababiligi bari bazanye mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu bakaba barabikoreshwaga mu buryo bw'uburetwa cyangwa se gukoresha abaturage b'u Rwanda. Ibi ngibi byababaje Abanyarwanda, batangira kujya bakorera Ababiligi, bagakura inzara ibarya ndetse bagakora akazi kavunanye ko guhingira Ababiligi ikawa ndetse n'icyayi. Ubu buryo cyangwa se izi ngamba z'abakoloni zatangiye kugaragaza aho bafataga ubwoko bumwe bakaburutisha ubundi bagendeye ku moko bari bamaze guca hagati y'Abahutu n'Abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi byatangiye kugaragaraho muri politiki, batangiye gushyiramo abantu bamwe, abandi bakabakuramo, bamwe bakagira ubutaka abandi ntibabugire. Iri vanguramoko ryarakomeje birangira rizanye ubushamirane cyangwa se ukutabana neza hagati y'abaturage. Nyuma y'intambara y'isi ya kabiri imaze kurangira, ibihugu bimwe byo muri Afurika byari bitangiye kwigobotora ubukoloni. No mu gihugu cy'u Rwanda niko byari bitangiye kugenda. Abakoloni bari batangiye gufasha Abanyarwanda gushyiraho amashaka cyangwa se gukuraho ubutegetsi bw'abami. Batangira kujyaho amashaka atandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho hatangiye ishaka rya mbere ryitwaga Perimuhutu cyangwa se mu magambo arambuye Parti du Mouvement de l'Emancipation Hutu. Iri ngiri rikaba ari ishaka ryashyigikiraga ubwoko bw'Abahutu cyane, bwari bwaramaze igihe bwarashizweho n'Ababiligi. Iki gihe hashizweho n'ishaka ryitwa UNAR, Union Nationale Rwandaise. Rikaba ari ishaka naryo ryari rihari mu gihugu cy'u Rwanda, naryo yashinzwe mu mwaka w'1950 kuko na Perimuhutu ryari ryarashinze mu mwaka w'1950. Arikiri UNAR naryo rikaba ari ishaka ryashiraga imbere ubwoko bw'Abatutsi nk'uko byari byarashizweho n'Ababiligi, abakoloni b'Ababiligi. Akaba ari amashaka yatangiye gushingwa mu gihugu cy'u Rwanda, ariko nabwo ashingiye ku moko, kuvangura amoko. Ababiligi bamaze kwemerera abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda bamaze kucyemerera kugira politike yabyo, mu mwaka w'1950 u Rwanda rwaje kubona ubwigenge. Nyuma y'uwo mwaka, mu mwaka w'1962 mu kwezi kwa karindwi tariki ya mbere, ahangaha u Rwanda rukaba rwarabonye ubwigenge nyuma y'imyaka 65 ruri mu bukoloni, ruri mu maboko y'Ababiligi ndetse n'Abadage. Ibi ngibi u Rwanda rwari rutangiye kubona ubwigenge, rutangiye kuburwa na za repubulika, ariko nazo zari zitangiye zishingiye kuvangura amoko. Ariko ntabwo dushobora kwibagirwa ko ubukoloni bwamaje imyaka 65 bwari bwarahinduye igihugu cy'u Rwanda mu buryo bugaragara, haba muri politike, mu bukungu, mu mibanire ndetse no mu buryo bw'iyobokamana. Ariko bari barashize bakushizeho ivangura hagati y'abaturage, bamaze kubaca mu bwoko Abahutu, Abatutsi ndetse n'Abatwa. Ibi ngibi bikaba byarakozwe n'Abazungu, Ababiligi ndetse n'Abadage. Ubukungu, uburezi, iyobokamana byari byarahindutse. Abaturage bari barahindutse abandi bantu mu buryo bw'imyambarire, byari byarahindutse kuko Abanyarwanda bari baratangiye kwigana imyambarire y'Ababiligi ndetse n'Abadage. Iyi ni Film TV, isoko y'ubumenyi.
YouTube channel mukurikira ibiganiro bijyanye n'amateka mu gihugu cy'u Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse n'isi muri rusange. Mu kiganiro gikurikira tuzabagezaho ubusobanuro bw'intambara yabaye hagati y'Abadage ndetse n'Ababiligi ibera mu gihugu cy'u Rwanda, irwanwa n'Abanyarwanda. Wowe twabanye turagushimiye, wibuke gukanda like ndetse usharinga ikiganiro kigere ku nshuti zawe kugira ngo nabo basobanukirwe n'amateka. Feeling TV nakagaruka. Ciao.